noneho yabahamagariye ijambo riri kuvuga ngo mwabari mu isi yose mwe. umva ijambo yabahamagariye mwana. Yesu araryoha. Umuhanuzi ntabura icyubahiro. Umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. iki gikorwa tugiye kukirinamo gusenga twifashishije Dawidi kugira ngo aze gusenga Imana aka karere n'iki gice ize kubigota, Imana ihimbazwe. Naho ibindi bice byagira ingorane ariko aka gace Imana igaha umutekano. Amen. Mana turagushimye, ni wowe ugenga ibihe n'iminsi, izina ryawe nirishimwe. Turi imbere y'amaso yawe turasenze aka kanya, imbaraga zawe zimanukire muri iki kirere, kwera kwawe kongere kugaruke. Turirukana ibyateza akavuyo muri iri teraniro, duhamagaye ubwami bwawe. Aho ubwami bwawe bwageze biramenyekana. Reka Uwiteka imbaraga zawe zigota iki kibuga twicayemo. Uwiteka nyiribihe, turi imbere y'amaso yawe, turagusabye tukwinginga kugira ngo utindane natwe. Uwiteka shira ibintu mu mwanya, izina ryawe nirishimwe. Akavuyo k'umwanzi Satani turakanze, turirukana imbaraga zose zarogoye uyu mugambi, izina ryawe nirishimwe. Ntabwo nagusakurizaga, nzi neza yuko ugutwi kwawe kutapfuye ngo unanirwe kumva. Urakoze tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Buriya mu buzima bwanje nanga ibintu bitatu. Nanga ibintu bitatu mu buzima bwanje. Ikintu cya mbere nanga agasuzuguro. Icya kabiri nanga agasuzuguro. Icya gatatu nanga agasuzuguro ka Satani. Kuko Satani kugira ngo aze afate abantu abacangacange rogo y'ibintu mu izina rya Yesu, n'ibyo byose turamwirukanye muri iki giterane. Rero Imana ishimwe, ndanezerewe kubw'iki giterane. Nari ndimo mbabwira ngo ngiye gukoresha iminota mikeya ishoboka, nari ntangiye na 35 kandi ndifuza ko isaha n'iminota natekereje Imana iribuze kumfasha. Imana ihimbazwe. Rero nitwa Havugimana Jean Claude, mubwiriza wa Rusagara. Duteranye rero muri iki giterane cyo kugira ngo umukozi w'Imana Mutuyimana ashire indirimbo ze ku mugaragaro. Nanje mboneyeho kugira ngo isezerano ryanjye risohore. Imana ihimbazwe. Rero Imana yarambwiye ngo ngiye kukwamamaza mu migi hose. Ndavuga ngo bizagenda bite, ariko mu minsi yashize yarampamagaye ngo mpereze ifoto yawe ngo nyishyire kuri kirishe ngo manike ahariho hose. Rero ugeze ahariho hose wasanga iyi sura ihamanitse. Isezerano rirasohoye, dushimira Imana yacu. Hari igihe isezerano risohora ntumenye ko ryamaze gusohora. Rero imigi zose ndi kuvugamo ubutumwa, witegereje ukagera mu Kidaho wasangamo umugabo w'uruhara ufite mikorofone. N'uyu nguyu rero mubona kuri kirishe, n'uyu nguyu mubona mu Kidaho, n'uyu nguyu mubona Rugarama, ni Musanze, ni Kigali, mwe mwarabigejejeyo. Imana ihimbazwe. Rero Imana ihabwa icyubahiro kuri uyu munsi. Imana iduhaye, Imana yaguhamagaye, igahamagara Abagande, igahamagara Abanyagisenyi, igahamagara ab'i Kigali, igahamagara abo mu Ruhengeri, igahamagara abo mu Rukoro, igahamagara ab'i Rusagara, rata igahamagara n'abo ku Ishyamba. Yajya ku Kagitega ikabahamagara, yajya muri Gitwati ikabahamagara. Noneho yabahamagariye ijambo riri kuvuga ngo mwabari mu isi yose mwe. Umva ijambo yabahamagariye mwana. Yesu araryoha. Yahamagaye, ariko iyo Yesu yahamagaye aba afite icyo yahamagariye. Yahamagaye aravuga ngo nimugere ahangaha, hari ijambo murahasanga rivuga ngo mwabari mu isi yose mwe.
ntabwo abaganda bakiriho, ntabwo abanyagisenyi bakiriho, ahubwo yavuze ngo mwabari mu isi yose mwe. yongeye indi jambo rivuga ngo noneho muvugirize Uwiteka impundu. impundu ababyeyi twari tumenyereye ko ahari. aleluya, Amen. twari tumenyereye ko ari abadamu bavuza impundu, ariko aravuze ngo mwabari mu isi yose mwe. ngaho rero muvugirize Uwiteka impundu. noneho umva ijambo riryoshye. ageze ku murongo wa kabiri aravuga ati rero hari abantu bakorera ku Uwiteka basuruye, bakayazana basuruye, bavuga gusarura sinzabikora. ati full stop. umva ijambo uko rimeze. mukorera Uwiteka munezerewe, kuko aho mwakorereye Imana muzuruye murakaye nta ngororano muzabona, ahubwo mukorera Uwiteka munezerewe. Imana ishimwe. yakiri murabyumvishije. noneho iyo umuntu akoreye Uwiteka anezerewe habamo umugisha, kandi iyo umugisha gukujeho ntabwo gukuzeho wowe wenyine, gufata weho n'abana bawe n'abuzukuru bawe kugira ngo batazi umugisha. noneho rero iyo ugeze ahangaha pasitori akakwakira akakwaturaho umugisha. data pasitori nkura mu gahanga uvuga Imana iguha umugisha. umugisha w'Imana ndawutahanye. Amen. muri mwe ninde barakura mu gahanga? ariko abantu bantu Imana ibaha umugisha. aravuga ati mukorere Uwiteka munezerewe. ku murongo wa gatatu ngo mumenye iki? Uwiteka ko ari we Mana. mumenye Uwiteka ko ari we Mana. ati iki? niwe waturemye. aravuga ngo niwe waturemye, natwe turabe. natwe turabe. turi ubwoko bwe. turi ubwoko bwe. turi intama zo mu cyanya turi cye. intama zo mu cyanya cye. Haleluya. aravuga ngo mwinjire mu marembo yo mushima. mwinjire mu marembo yo mushima, nimugera mu bikari mugire gute? muhimbaze. nimugera mu bikari ntabwo mukwiye kwigunga, nimugera mu rusengero ntabwo mukwiye kwifata, ahubwo nimugera mu rusengero murakwiye gusimbuka. yego kuzura umwuka biremewe. aleluya. amina. no kuzura umwuka biremewe. ngo musingize izina rye. ongera indi pastor. kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi za Yesu. dushimire Yesu, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yesu wenda gushimye imbabazi ze ko zihoraho iteka ryose. nibyo. Yesu uhorana imbabazi ndagushimye. Amen. Yesu uhorana imbabazi ndagushimye. Yesu uhorana imbabazi ndagushimye. Amen. Yesu ubabarira abasinzi ndagushimye. Amen. Yesu ubabarira abasambanyi ndagushimye. warakoze kutubabarira. Haleluya. Amen. Amen. arebera hose, ntabwo areba hano gusa. Yesu wacu urate ngo arebera hose. naho ibindi byo kubitindamo mukorere Uwiteka. reka mbabwire igihe kihareba, reka mbabwire ingorane zo gukorera Uwiteka utanezerewe. umugabo umwe hano hari umuntu witwa Barihima, yaba hari uhari witwa Barihima. aleluya. noneho umugabo witwa Barihima ngo yabonye umuturanyi waguze imodoka. Barihima ngo biramubabaza. wowe ntabwo byakubaza rata. noneho Barihima ngo amaze kubabara ati kugira ngo Vianney agere Rukoro gura imodoka, Dawidi agura imodoka ejo bundi, Gakara agura imodoka,
ariko rata ko warakwabanze ntabwo kwakuraho umugambi w'Imana. oya. Haleluya. Amen. Noneho ngo barihima ngo aragenda afata ikiraro cyari kigiye iwabo, barihima ngo aragenda aragisenya kugira ngo ya modoka y'umuturanyi itazagira utayemere tazagerayo. Noneho ngo barihima ngo amaze kugisenya umugore we ngo yari atwite arabaramutswe. Noneho wa muturanyi waguze imodoka, iyo umuntu yaguze imodoka aba afite amaregarega no kwereka abandi ko hari icyo yabafasha. Noneho barihima ngo arayitwara, ngo ageze wa muturanyi we afata imodoka ngo agiye gutabara barihima. Noneho ngo ahageze asanga ikiro barihima yagisenye. Noneho nk'abariyonari baba mu cyaro, hari ukuntu iyo bagiye guheka ingobyi bayitega ngo kujya gutera ingobyi bagiye guheka mu muraro turashiragaho tw'uduti niki kujisha abasaza kwiro kurotarata mane kumugisha rata wigiye bari kwirota kuko ntabwo byari bigikunda ko bajana uwa mubyeyi mu modoka. Ikiro bari bagiciye bashaka uburyo basubira ku ngobyi kandi bari babonye umugisha w'imodoka mu muryango. Natwe Imana iduhaye umugisha iwacu wo kuba n'umuhanzi witwa Mutuyimana Jean Claude. Ntabwo tuzongera gutira abahanzi, ahubwo umuhanzi turamwifitiye. amashyi rwose. Rero kutamushyigikira ni uguhomba. Kutamushyigikira babaye barihima, kutamushyigikira babaye barihima. Kuko nidukenera umuhanzi tuzamuhamagara, nidukenera wo kutubera icumba tuzamutumira. Noneho ngo ubu barihima ngo abantu bafata ya ngobyi ngo igihe bari kumanuka muri cya kiraro bari kwirukanka, umugore we aba yapfuye. Barihima himye waguze imodoka yarihimye. Turugura ijambo rivuga ngo gukorera Uwiteka tunezerewe. Hari igihe abantu baje gukorera Imana ugasanga bazanye ibibazo. Imana tugire neza. Tumujambo nkubwiye tugiye gusenga. Igitabo cy'imigani igice cya 17:17. Yego. Inshuti zikundana ibihe byose. Manza wumve Dawidi. Rero nari manza wumve atari byabone dukoreraga twagiye hari mu burambe. Subize. Ariko ijambo ryavuze ngo abitwa inshuti zikundana ibihe byose. Hari igihe abantu bakundana rero kuko uyu munsi wangurira nkakugurira, ariko uyu munsi haje ijambo rivuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Yewe muntu urahangaha ufata akadeyi k'umuceri ukakarya wenyine nta muntu udaheye igikopu, waratsinzwe. Yewe muntu ugura agafuka k'agahunga ukakamara nawe wahaye igikombe, waratsinzwe. Inshuti zikundana ibihe byose. Ukavuga ngo njyewe ndakize, uri mu gace ukize ntacyo wafashije. Imana itugirire neza. Ngo ufite ibitenge ngo 60 kandi warangiza ngo uriye ngo arakennye. Nese arakennye ni cyo wamufashije? Teguje muri akabye namwe. Imana ishimwe. Ndumva tugeze mu mwanya wo gusenga, ariko tugiye gusengera kwiri jambo. Felicien agiye kudusomera kugira ngo nze kusoza. Iminota navuze zibuzeho 5. Nifuzaga nasoza na 55. Soma Amatayo igice ca 13 umurongo wa 53. Usome wihuse kugira ngo tuze gusenga. Imana ihimbazwe. Matayo igice ca 13 umurongo wa 53 ariho hera. Ndatekereza bahageze. Soma abatari bahagera baradusanga. Yesu amaze kubacira iyo migani avayo. Yesu ngo hari imigani myinshi yari yaciye, ngo amaze kwibacira avayo. Aja mu gihugu cy'iwabo. Mutuye aragaruka amaze guharurira abagande,
amaze guhanura abanyagisenyi, amaze guhanurira ab'ibutaro, amaze guhanurira abahe ngo ava baza mu gihugu cy'iwabo. ahera ko yigishiriza mu isinagogi, bituma batangara bati ubwenge n'ibitangazo yabikuye he? ubwenge mutuye afite gutumira abarevuranda agatumira ab'i Kigali yabikuye hehe? mbese harya siyo wa mwana w'umubaji? iyo umuntu ashaka kukusebya ahita avuga siko atamumenya, akavuga sogokuru wawe kugira ngo amenye ko icyo gisekuru cyavukanye ibibazo. hari igihe umuntu akuvuga yakuvuga ati ni kazungu, ariko ntibabyumvikane, akavuga data atamwumva, akavuga babara kuko ari umusaza wa kera. bakumva iryo zina rero bakumva ari rya zina ry'ibinyabibazo, noneho batangira kuvuga ngo si wa mwana. ntabwo Imana yashiriyeho aho tuvuka, ntabwo ireba siko, ntabwo ireba nyoko, ikureba weho ku giti cyawe n'icyo yakuvuzeho. amen. Somarata nyina ntiyitwa Mariya na bene se si Yakobo na Yosefu? bata nyina ni ndorongwe na Simoni na Yuda? wose ngo mutuye ngo niwo kwa runaka. oya, ntabwo Imana ireba ibyo, ireba icyo yamuvuzeho. uri mu biki bashikiwe nabo? haleluya! ngo bashikire. urukumva avuze nyina ntabwo babyumvishije. iyo umuntu arenda kugusebya ntabwo akuvuga wese, ahita avuga amaguru, akavuga Yafeti, akavuga Nizeyimana, ibintu n'ibyo nyibyo akabyagura. ubusi yabura ibyo avuga. noneho avuze ngo se azanyemo bashiki be, azanyemo nyina. urukuzanamo mama na tata n'abashiki banje, ko Imana yinjiye yavuze kuri abo ngabo. bashikiwe nabo bose ntiduturanye? nubwo duturanye, hari Imana yamvuzeho, hari ibyo Imana yangambiriyeho. nubwo duturanye, hari Imana yamvuzeho, hari Imana izakora ibitangaza. nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakurinda, nzaguha amafaranga, nzaguha inzu. none se kuba duturanye byakora umugambi w'Imana kuri njyewe? Yesu we atari yakora ibitangaza. reka nkubwire ngo Yesu ntabwo azatuza atarakora ibitangaza. soma dusoza. mbese ibyo byose yabikuye he? ngo mbese ibyo byose yabikuyeho. iruka. ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. umuhanuzi ntabwo abura icyubahiro uretse mu nzu y'iwabo na ba se na ba sekuru, usibye no kumwemera na Yesu ntabwo bamwemeye, akigaragara bavuze ngo nabambwe, ariko umuhanuzi ntabwo abura icyubahiro izina ry'Imana. Imana ishimwe. ntabwo umuhanuzi abura icyubahiro, nta mukozi Imana abura icyubahiro. soma. aho Yesu niho yakoreye ibitangaza byinshi. Yesu niwe ahageze hagati y'abo basivili bamanjiye ku mpinga, nabo ntacyo nabamarira. hariya paso muje murabihorera. umuntu ubona nawe ameze gutyo umwihorere, azaguma yipfumbatse atyo. haleluya! muje murabihorera, agumye yipfumbate, ariko usayusa atya mu mwamugati hobe mwature umugisha. wewe wangana ntago adasarura. abangana ni bangahe? ku cyumweru nta bandi babonetse aho, kuno kugira hazaboneka aho, wowe wenyine kumara iki? ntabwo umukozi w'Imana buri cyoro mu gace k'iwabo. aho Yesu niho yakoreye ibitangaza. aho Yesu ngo ahageze avuga ati aba bantu rero nta gitangaza nabakorera, abitewe nuko batamwizeye. reka dusenye Imana. Mana turagushimye, cyoro ni icyawe, urebera hose icyarimwe, kandi uravuze ngo ntabwo abakozi bawe aleluya bazata agaciro, zina rye nirihimbazwe. sengera iki giterane cy'uyu munsi ugihe umugisha, kandi igikorwa twinjiyemo ubane natwe, twirukanye imbaraga n'amajwi bya Satani byose, ibyo byose bikurweho, utwemere tukugirireho umugisha, utwemere ubane natwe. ijambo ryawe ni ryera, uturinde kuba warihima, kuko iyo umuntu yungutse mu gace abaho umugisha mu bantu.
uturinde rero dushyigikiriye Mutuyimana Jean Claude kugira ngo niyunguka itorero rizunguka, niyunguka agace kazunguka, niyunguka abaturanyi bazunguka, niyunguka abana bazunguka, niyunguka ababyeyi bazunguka. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvishije ijwi akumva hari icyo agiye gukora, umugisha n'amahoro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. amashyi menshi cyane.